wewe n'umugabo ni samabwa ni samabwa oya ndabisubiramo zandege ni samabwa umugabo c'était financier abantu bakabye ntagire n'ujya hanze y'ibyo nzabivuga kugira ngo abanyarwanda bakereke ko babikabiriza bavuga ko umuntu wenze umwana na nyina anyura mu ntozi zikiruka babyumva aca ku nzoka igahunga ni uba waraziruye tatawe mana yanjye we urumva n'amahano warakoze amahano arenza andi ashoboka ntago bajya kivuga we ayinya turabizi ibyo ndabivuze ko ntacyo baje noneho Yes, reka twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane nanone mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP turabasuje nanone tubaye ikaze tunabashimira ko mukomeze kugenda mutwereka urukundo mugasharinga ibiganiro byacu mugakora subscribe rwose umaze kuba umuryango mugari w'abantu badukurikira banadukunda umunsi ku munsi tugiye kugana none na mwarimu wanjye mwarimu wawe mwarimu wacu mwarimu nyine wa societe muri rusange kugira ngo yabaye n'umunsi kutingira ngakunda kubivuga nyine aharanira gusiga isari nziza kurusha uko yayisanze iyo ni ihame kabisa mwari ngo ikaze hano nanone asante nari ndangaye muri telefone hari agakomande narimo nkora hari ibikoresho nari nkeneye mu rugo umwana ari bambwira ko bikeneye murangira ahantu agomba kubifata no ngombwa tuba turi hano turi n'ahandi ntabwo biba byoroshye imeze uteze ngewe reka nkubwire nakubeshya ni mu kanyara cyangwa n'ejo nasomye ubundi nabanje kubona title numva biroroshye sinzi ukuntu naje kubona umuntu yapostinze kuri Twitter abigira birebire avuga uburyo umusaza mukuru pe ushobora kukurusha nk'imyaka mike muri za 60 ko yaciye ku mukobwa yicaye nabi arambwira ati ariko nyabona rwose ntabwo ari uko abakobwa bicara bumva rwose dore wicaye nabi ngo azana umwase ebana ngo umurambika mu mutwe ngo ahita yitaba Imana disi bari mu nzira bajya kwa muganga umukubise ntabwo yamurambitse mu mutwe okay nababaye ntukajya ubabara societe turimo nikwiteye tumaze iminsi tubona imfu za buri kanya usibye uwo wa Gatsibo ejo hari umuntu inconditionnel iterime inconditionnel Kasimu Yusufu nyakwigendera niwe akunda kuyikoresha muri Samundi Detente abantu ni nka kura kwa kuba inconditionnel no kuvuga ngo nko kwisiga amarangi muri terime ya kino gihe hari umudamu umwe rero uba hano nawe yabanje kurwana no kumbwira ko ari umunyamuryango wa KOP akambwira ko abinyuza ku bandi ashima ibyo dukora rero kuri iki kibazo kijyanye n'impfu za hato na hato yarebye ikiganiro cyanjye arambwira ngo hari undi muntu wari uri mu bushakashatsi arakimusharinga ambwira ngo babonye abantu 28 mu kwezi kumwe izo bene izo mpfu nyine zitunguranye nta kurwara zipfuye kutabasha kumanaginga amarangamutima yacu y'ibibi bitubaho donc abona 28 ubwo arambwira ati iki kiganiro ngiye kukimuha ko urumva icyo ubushize nari navuze babandi bose mu muri iri joro namuhaye abandi babiri hari muri musaza wa Gatsibo uze ntuteshuke ku ntego uriya musaza wa Gatsibo yiyongereyeho hari n'undi ejo wapfuye mu karere ka Rubavu umurenge wa Mudende nawe ingo yasanze abantu bamaze kugabana amafaranga y'ikimina gukomsa arabasindira barakubita arinda ubwo abo baragiye biyongera kuri babandi nakubwiraga impamvu mba ndi kugenda gakeya urizi d'abord birareba umuryango kandi si bashaka ko ari isomo na rimwe ritakara kamera inyuma mpora mbivuga
nubwo abantu 58,000 atari benshi cyane nanone ku buryo ubutumwa bubanyuze ariko ndabizi ko bafite nabo abo babwira imiryango abo bava indimwe nabo bakorana aho banyura aramutse abyumvise neza yabibwira undi icyambere ubushize mvuga ikiganiro cy'ubushize mvuga kuri kesi nka kesi ya Bugesera na kesi ya Ruhango wa mwana wishe nyirakuru ngo amuruga ibisazi niba bazafunga umusazi simbizi bazabanza bamuvuze ariko nka kesi ya Bugesera y'umugabo wishe umugore bafitanye abana navugaga ngo umugabo agiye gufungirwa iririma umugore ashyingurwe kuri mbyo abana barajyaye bagiye kuba abandi so abantu rero bakeneye kwigishwa uko kumanaginga amarangamutima ibitari byiza bitubaho tubicunga dute ese byose niko bimerita kwiyambura ubuzima cyangwa ukabwambura undi igisubizo ni woya cya kabiri uwiyambuye ubuzima we byarangiye turamuhombye ariko ubwambuye undi tubonye umukiriya muri gereza tugiye gutunga ariko nanone iyabo yarashinzwe baje kuri twe kunyumva niyo kesi ya Rubavu ya Mudende ishobora kuba ibyaha byose ntiharabura 5 bafungwa 5 bafite ibyo bari bashinzwe niba yacuruzaga duhombye umusoro niba yari afite umugore n'abana duhombye abana barata ishuri umugore abe icyomanzi responsibility bari bafite bari hanze aho tugiye kubabika tugiye kubitaho tunita kubo basize niba asize umugore uwo mugore buri wa gatandatu azajya kugemura kuri gereza ya Nyakiriba ingema azayishaka yakabaye itunga abana ayishake ngo ashyire umugabo namara kuyishaka ashaka itike imuvana Mudende imugeza Nyakiriba kubyumva nkaho ibyo bidahagije uwo mwanya wo kuva Mudende ajya Nyakiriba arero tour yakabaye akorera abana so abantu bakabaye bakora uwo mubare d'abord mbere yo gukora ikintu runaka inyungu nizihe ingaruka nizihe ubwo abo bantu bakubise uwo mugabo mu kivunge bakarinda bakamumaramo umwuka by the way muri Rubavu nigeze kubwira indi case y'umugore y'umukecuru bavuga ngo araroga hanyuma bajya bamugabo hari hapfuye abana 2 bamugabo y'igitero harimo na se wabo bana aho kugira ngo ashyingurwe ajya gufungwa urumva nibyo bintu byangaje abantu benshi ubwo abo bantu leta iri kubatunga ariko inatunga abo basize kuko wa mwana wataye ishuri leta izajya kumuvanayo nibasanga ari ikibazo cy'amakayi bamushakira batera nkunga iyo nkunga akaba ikorwa n'abandi iyo se w'uwo mwana aba hari so ibyo rero abantu niko bakabaye babitekereza nujya gukubita urushyi nicyo yakabanje iyo ugiye kurukubita umuntu ushinzwe n'urugero ugomba guhita utekereza na fagitire yo kwa muganga iyo ukubise uwo mwashakanye cyangwa umwana wibyariye uri kumva ukamutera uburwayi ukamukomeretsa cyangwa akarwara umutwe ejo arasiba ishuri umwana kugira ngo yiratrape uzishyura umwarimu kubera rwa rushyi rwawe niba ari uwo mwashakanye bikamuviramo kurwara umutwe cyangwa se wenda niba twite inda ikikontracta nabi urahita uhamagara taxi voiture ije kwa muganga hejuru ya rwa rushyi ujye kwa muganga wishyura ibitaro chambre ugaruka uze gushaka ingemu ingemu numara kwitunganya wongera uhamagara taxi voiture ijyana cyangwa motari nawe ujye gusura umurwayi cyangwa umubere umurwaza ku kazi bwe urabyishe nibyo rero nibyo byikabaye bituma abantu buri wese agira ngo mbere yo gukora iki kintu ingaruka niziye Gatsibo nawe ubwo uriya mugore nawe ubwo arafungwa byanze bikunze iyo avuyemo kwica byo nta kindi arafungwa ushobora gusanga yari afite umwana wenda umugabo we bikubiye gake ariko umwana yari amufite aramujyana kwa nyirakuru utakireba utakibasha no kwijyana mu murima arabuwa societe imvune noneho irindi somo rero sasa mu bintu bishobora kuba bituma societe iri kwangirika ni ukugira abantu b'imbura gihana umuntu akubwiye ngo wambaye nabi ni ngombwa kumukubita
umuntu akuye ngo wicaye nabi nuko kumukubita either wamureka ukicara uko ushaka wicaye nabi ababaza imbere he ariko gufata umwase ntiyakwendereje kuvuga ngo wicaye nabi uvuga ngo wicara neza wenda ushobora abasaza ashobora ko yinywere n'agacupa bati icara neza wanshinziwe ibyo birashoboka ariko nabyo ntago bivara umwase mu mutwe nawe wamusubiza uti urashaka icyo warusaza ikarangira kimwe fini rwose ibyo ngibyo ariko ugahita ufata umwase so uko kuntu rero nk'uwo musaza ibintu yazize nibyo ngewe nibyo mba ndi gukangurira abantu mba ndi kuvuga ngo nubona abana barwana babaza icyo bapfa n'ubu wabasha kukibona ubakize ariko hari igihe ujya kubakiza akaba ari we bazaho none bikazatuma uzajya uca kubarwana ukicecekera n'ubu hari ariko ntabwo bihura hari kesi iri ku Muhima bahoze bampamagarira y'ukuntu abanyerondo ngo bagiye batera urugo rw'umuntu basohora umugore n'umugabo bambaye ubusa babatereka muri salo ngo sinzi icyo bababazaga kumbe bafitanye dosiye n'undi muntu uwo muntu akaba ari ushobora kuba yarabiri inyuma ntago ndajyayo ariko ngaho mbwira uri mu modoka ya leta ugiye kubyutsa umuntu urakomanze ngo binjiye no mu cyumba ibyo rero nibyo bigenda bitwubakamo niba abantu baramaze kubahuka vie prive y'abantu urinjira mu gipangu urenze igipangu urenze kuri salo ugeze mu cyumba ibyo rero ibyazakurikiraho ari uwo muryango uko wakwihimura kuri bamwe mu bari muri icyo gitero niko nakita ko bivuga ko bafite na raporo ya mudugudu so imburagihana rero ubwo ndaguha kesi uriya mugore wa Gatsibo n'imburagihana umusaza azize kugira intention nzima yo gukosora societe Aiga natwe nuko tubivugira kuri mikoro studio ikinze ushobora gusanga kuri tere nanjye bitari byo ntapfa kubwira umuntu kuko niba ubwira umuntu niba ubwira umugore utwite yambaye mariniyeri igera ku mukono kuguti madame wambaye bunga iyo nda imbeho yigeze ku maguru ishobora no kugera ku mwana jya wambara mariniyeri irenze ku mavi azavuga ati warayinguriye igisubizo ni wowe hanyuma se umugabo wanjye ko ari yakunda urashaka wiki wambwawe wazongera ishwe izo mburagihana rero nizo zigiye gutuma societe yangirika kuko abantu bazagenda batinya kujya inama z'ubuntu sibyo yego ari umudamu w'inshuti yanjye nuko nkunda kumuvuga bakabimubwira iruhande rwiwe bahanyweraga urumogi bibanza ari abantu b'isoresore bagimbitse barengeje nka 18 birangira hatangiye kuzamo utwana twiga tronkome turi muri za 15 boni n'abaminere umubyeyi nubwo nari ntaratangira gutanga zino nama uwo mudamu agira impuhwe zabo bana ba 10 batangiye kujoyininga ya kipe y'ingurumogi ahamagara abwira nyina wa mwana atariko kanaka mwana wawe atangiye kugendana n'abariya kandi hari abantu bari niho banywera urumogi byonyine no kuruhumurirwa kandi nabazagera aho arumwe uzi cyo umugore yamusubije ngo sinamukurindishije sinamugushinze mureke urumva uwo mugore kuba yarabimbwiye nuko yahise azinukwa gutanga inama z'ubuntu kandi ari byo dukeneye inama z'ubuntu zibaye zitanzwe buri wese akazitanga ariko tukagira n'abazumva ibi ntabwo twaba tubibona nzabivuga dufite societe igenda yangirika kumanaginga ibibazo dufite biri kutunanira abantu barapfa bitanu bakarwana bakenda kwicana abana bo abari ryari ndazi ry'ijana cyangwa bombo y'agati urahura umubyeyi urahita abana bari kurwana bapfa bombo y'agati kandi ufite 1000 mu mufuka wabagurira na bombo 20 cyangwa se kwabaza murapfiki cyangwa ukarabaza isubundi mwavuye ku ishuri umwaka uvuga ati sinagiye kuko ko ntari nariye none nakarindaza umuntu yarampaye kino cyana kije kukantera ukabyumva ukamenya ko wa mwana imirwano yatejwe n'iki harimo wabwiriwe n'uwariye waje kumuteraho ugakemura icyo kibazo cy'amandazi kitunanira gute iza 5 zazibyigana mu mifuka ariko ugaca ku bana bapfira indazi ry'ijana ugakomeza ikibazo rero zamburagihana zacu bigeze no kukivuga mu nteko mbanza ari depite hindura nta cyuru umudepite
avuga n'ukuntu ubugira neza bw'inkware bwayigonze izosi abantu batagitabarana, avuga ukuntu uca ku muntu kumwe umuntu ashobora imodoka ishobora guhutaza umuntu akagwa ku muhanda, wowe uje uyikurikiye ukamutabara ukamugeza kwa muganga, ariko bavuga ko ugerayo agahita avuga ko ari wowe wamugonze, cyangwa se n'ivuriro rigasaba kusinya nejo ukaza kumukurikirana kandi wenda wigiraga Igisenyi umusanze Nyirangarama. Manza ari n'urwo rugero atanze, manza yaravuze nka Nyirangarama muri ari amakorosi y'Ishyorongi. So urumva societe ukuntu igenda yangirika, abantu batumva, urumva mu mitwe sinzi ibindi birimo, none bigaca intege n'uwakabaye agira icyo akora, agira neza. By the way, hari umugabo twaturanye Ndera yari yarambujije ibintu byo gutanga imyenda, n'ubu manza nyigurisha, hari abantu basirikira bayigurisha, ariko nyine ukaza ukamuha nk'igifuka akaguha 30,000. Uwo mugabo yarambwiye ngo abantu baturanye nawe ngo yabahaye imyenda bagera mu kabari bayambaye bakamugira ikiganiro kandi bamugaye, urumva yiwe yakurebye abona wambaye ubusa, yikuyemo ishati amaranye imyaka atacyambara arayiguhaye, ariko nyuma kumva ntago abyakiriye neza, wamufashe nk'uwikoreye watermelon, wamufashe nk'umwirasi kandi yakugiriye impuhwe, nta mpuhwe agira. Ibyo nabyo byongere bitugarure kuvuga ngo bavandimwe, kuki ibiryo byuzuye induba kandi dufite mayibobo ku Nyabugogo, ariko se ukivuga n'ibyo biryo ubisaguye cyangwa byaraye, hari abatarya ibyaraye, kugira ngo uhamagare umuntu umwana ubibona ko yaburaye cyangwa umubyeyi azubimuhe, icyambere atangira gutekereza ko ari ibindi wabashyizemo, cyaza bavuga ngo uramusuzuguye akemera kuburara, nawe ukavuga utaho mbakubitira ibiryo ugashyira mu myanda bikajya induba. Ahubwo se nimbuvuga, so urumva rero dufite societe igoye, sindabona ahantu bicomekeye kugira ngo izagire ikihindukaho, kuko urumva abantu mu mitwe ntibashaka kumva ibizima, hari ibindi bibarimo bibafasha umwanya, ama reaction umwase umuntu akubwiye ngo wambaye ngo icara neza ukegura umwase, tugeze habi. Ahubwo se nimbuvuga ngo tugeze habi, iyi nkuru yurayivugutera. Umugore yagiye ku gasozi arihandagaza avuga uburyo asangiye umugabo na nyina wamubyaye akamubyara ari umwe, umwarimukazi, mwarimu nyina n'umwarimukazi, ngo n'umwarimukazi mu ishuri ntavuze kandi rirakomeye. Naryo waryumvise, naryo rivugamo. Oya we ntago arivuga, ariko umuntu babonanye imbere yansobanure neza profile y'abano bose. Nyina yigisha hano mu ishuri rikomeye, ni ishuri rikomeye. Yabaje nyine, urumva ntago narinzi ko ari n'umwarimukazi, numva ko ari umukozi usanzwe, kwa kundi mu kanya wambazaga ngo umuyobozi cyangwa iki, mwarimu n'undi muntu. Donc umwarimu niwe ujya kwambura umukobwa we umugabo. Anyway, ntago urambaza. Ikibazo cyanjye kiragira kiti bibaye ari byo koko, bibaye byo ko ari mwarimu cyangwa ko ari umugabo, byo kumutwara umugabo byo nibyo. Niyo nkurikije ukuri amugora avuga nuko Joreskane namubonye, namugore yarababaye. Mbwira ngo bibaye byo, bibaye ari byo, wabyita iki mwarimu? Okay, namahano, ariko namahano uriya mugore uriya nawe bisanzwe, hari abantu bisanzwe biba ariko sikeje ko abakwe n'abanyira bukwe barubahana pe. Uri mu muco wa Kinyarwanda nta gushobora no nyoko ukwe ntushobora kurebaho nyoko uko arya, cyangwa ngo nawe akurebe burya no kumuvuga izina kirazira, uranyumva? Iyo yitwa Mukeshimana ureba umwita nka Mukesha Mungu, ariko no gukesha ntiwemerewe kubivuga. Uzajya wumva niba winda umuntu yitwa Mukobwa Jana akavuga gukobwa akabireka, wenda akavuga guhabwa ijana akaryita ibiceri, ntushobora kuvuga nyokobukwe mu izina, ntushobora kumureba mu maso, wamuramutsa yaguha umukono ukawakira, ariko ntushobora kugira kumupfundurira inzoga ngo umuserive ngo ni icyo, no, ntashobora kwasama ngo anywe byeri umukwe yicaye hariya. Niwo muco. Sobukwe wenda urahita ukomereza. Sobukwe n'umujyamo. Oya, urumva turi muri communauté patriarcale, kandi na Bibiliya niko imeze, abagabo hari stati bafite. Sibyo?
sobukwe mujyana mu modoka mugasangira byeri mugaterana inzenya mugahana chance sobukwe n'umujyamo iyo kubaniye neza kandi nawe wamwubashye nk'umwana cyo nta kibazo sobukwe oya ariko mukazana kuri sebukwe na nyirabukwe kirazira noneho umukwe na nyirabukwe nabyo birazira ndabizi hari aho biba ariko ntago bijya mu itangazamakuru ariko nabyo bifatwa nk'amahano muri ako gace kugira ngo abanyarwanda bakereke ko babikabiriza bavuga ko umuntu wenze umwana na nyina anyura mu ntozi zikiruka babyumva aca ku nzoka igahunga uba waraziruye tatawe mana yanjye we urumva n'amahano warakoze amahano arenza andi ashoboka ku buryo n'utunyamaswa ntabwo nzi niba ari ukuri ariko ibaze niba intozi zishobora kukubona zikabona ngo hano zikumva gahumuro kawe zikumva ko uzi icyotero cy'umugore wawe n'icyanyina intozi zikabyumva zikiruka ayinya zikiruka inzoka ikava mu mwobo ikiruka ati hano haje ikintu kidasanzwe haje ikizirano ikizira umukwe na nyirabukwe hari aho mbizi hari aho nayisanzwe mbizi ariko nabyo bigira n'ingaruka n'abana bavuka ari kesi nzi y'umuntu twaturanye yabanje gukundana n'umukecuru umukecuru kugira ngo relation zigomeze zibe nuwe amupangira umukobwa none umugabo yabanje kuri nyina w'umukobwa none umukecuru amupangira umukobwa ngo amugire umugore baranasezerana ariko akajya abahuzaho ibikorwa bombi ariko abana babyara nta mwana uvuka kuri iyo couple ugira na 30 mu ishuri umva ukuntu bya bintu ari ikizira urumva bya affect AstroTube nkuko Dashima bivuga buriya impamvu na Bibiliya cyangwa na societe icyaha cy'ubusambanyi ikiremereza cyane nubwo nge bashinja kucyoroshya ariko nanyo bitekereje numva biremereye buriya nuza Dashima avuga ko uko muhuza imibiri hari nubwo muhuza n'ubundi buzima buri spirituel buri abstract mukabusangira nuvuga ngo amahirwe yanya kivanga n'ibyago byanyu bikivanga na za karande zikivanga none ikibazo cyaba abana uburyo nabisobanura abandi bazadufasha ikibazo b'abana bavuka bari badakomeye nuko bari gusangira donc AstroTube ise asangira AstroTube na nyirakuru wabo yarangiza akazisangira na nyina wabo hakavuka abo bana nuko nabisobanura n'amahano abaho so uriya mukobwa rero nawe impamvu manze gutangira izongero z'abantu twaturanye mu bice bya Gasabo ho byaravugwaga bikahwihwiswa gutyo ariko wowe abana we byari bizwi cyane umwana yacaga ati nuwakana kata apo ariko nari ntegereje ibyo by'intozi sinigeze ko hari umwe twajyaga tugendana nashaka kumucishaho ziri ngo ndewe ko zihunga rimwe na rimwe tugahura ntazihari impamvu mbihereye aho nuko ibyabo bitigeze bisakuza ngo bijye kumugaragara n'uyu mugore yihanganye imyaka igera mu 10 abantu banamwumve ntabwo yashyize hanze nyina yarababaye kuba yaje ku mihanda ni nka ko kuruhuka kwe kuko ni dosiye yamaze igihe bashakanye 2015 bakibara gushakana umugabo atangira kubwira umugore ngo bazane nyina uriya mugore ni n'umuhanga abantu bakuri iki kiganiro buryo umuntu w'umuhanga uramureba ukamumenya kuko ntabwo gahunda ye ari ukwandarika nyina ari expose agahinda amaranye imyaka 10 kandi hari ibyo atavuga akavuga ati hari detail ntajyamo cyo n'ikindi hanyuma akavuga ngo mama nari imuzi niyo mpamvu nangaga ko umugabo wanjye amuzana mu rugo ariko akagira n'ibindi ajustifia by'imetero avuga ati mama afite amafaranga ruta yacu mama ntarwaye mama ntashaje mama ntabwo ari vulnerable araza kuba hano gute kuko kugira ngo uzane umuntu mubana ni ukuva ubuzima bwe bwari mu kaga umuvanye habi umuzanya heza wakavuga ati mama ho aba ni heza kurusha kuza iwanjye agahita abona ko byamuteza ibibazo
noneho rero urumva bagishakana umugabo atangira dosiye tuzane mama atuye wenyine yo muri Kigali iba hehe hari karite bavuga ngo umuntu atuye wenyine wenda kuba ba wenyine ni kimwe ariko si waba wenyine ntimwashaka n'ubundi buryo bwo kugikemura ese muri abakora niwe yari n'umwarimu kazi noneho yanafata n'akana kadafite iwabo bishoboye kakabana nawe izo muwe umukwe afitiye nyirabukwe atifitiye kuko ari ikibazo cya solitude abantu bo kuba wabana nabo hano baruzuye mwarimu kazi yananirwa no kujya gufata abana hari Nyabugogo babiri nibivuga ushobora gusanga atari mwarimu kazi oya n'urugero uwo ari we wese imyaka ye icyo nzi nuko umukobwa avuga ko nyina ari umukozi afite kontra y'akazi arahembwa afite rama nta burwayi agira ntashaje uwo nendigente wo kuruhe rwego wo kuvuga ngo umugabo arahirimbira arahurumbira kumuzana mu 50 ntashaje ndose nyina ashaje ubu ngubu fata hano mirongo buretse gatoya banza wumve ndamugarukaho ntabwo ashaje icyambira byaye umwana umwe nta mvune nyinshi yazigize yabayeho neza niba ari umukozi wa leta cyangwa afite contract nta gusaza kuba yarabyaye umwana umwe gusaza k'umugore impamvu mbisobanuye umugore wa 45 ubyaye 7 arashaje pe kuko abana 7 kubonsa kubaheka kubitaho na se wawo ni dosiye ndende batangira kwiga amahomo akarara kubatunganya kujya ku ishuri uwo ngo ashobora gusaza imburagihe 45 ubyaye 7 ari umugore ashobora kuba ashaje anariho mu buzima buri none bwo mu cyaro ariko 60 y'umuntu wabyaye umwana umwe abakiri umwe gusa uriya nk'uw'intare suriya se none sajishijwe n'iki ntigeze abaho nabi ntigeze arwaragurika nta bana bamuvunnye yahoranye akazi izo muwe umukwe afitiye nyirabukwe akazirusha umwana yibyariye umukobwa yise agira ikibazo abitekereza ariko nanone reka ngarukire uyu mubyeyi uyu wagiye babirerega bose nababyeyi oya umwe ndamwita umwana noneho uriya umugore turamwita umwana uriya wabyaye abana 2 turamwita umwana undi tumwita umubyeyi uyu mubyeyi ushobora kumwumva mu rwego rwo kuvuga ngo umuntu wabyaye kanishyire mu mwanya we ariko icyo kubana n'umukwe cyo kirangora kugisobanura uyu mubyeyi ashobora kuba abyaye uriya mwana mu bukobwa kuko ashobora kuba atarigeze abana n'umugabo igihe kinini birashoboka ko umugabo we ari umunyamahanga kuri mugore avuga ko se aba mu mahanga kandi avuga igiswahili ibyo nibyemeza ko ibyo simvuze ngo abavuga ngo batari mu Rwanda batavuga ikinyarwanda si abanyarwanda ariko izo ni metero zikwereka ngo pourcentage yo hejuru ibikuye kenshi nuko yaba ari umunyamahanga kuko ntahaba kandi avuga igiswahili ntavuga ikinyarwanda uriya mubyeyi abaye yarabyaye mu bukobwa niba ari umunyamahanga wari mu kazi mu Rwanda igihe gitoya akamutera inda yuriya agahita acaho cyangwa niyo baba barabanye ariko ntigeze abana nawe kuba uriya mubyeyi atarabyaye 2 ubundi mwana nacyo ni ikindi gikomere giteye gite yarabuze undi mugabo yizera ngo babyarane umwana wa 2 cyangwa yategereje umushaka akamubura ariko psychology y'umugore wigeze umugabo abazi agaciro k'umugabo n'uburyohe bw'umugabo n'ishema ry'umugabo kurusha umukobwa uri gushaka buri uriya mukobwa ibyo avuga nyina ni ubabaye kurusha urabiza gushaka abakobwa bakiri batoya hirya urumva nta kintu azi urumva umugore wigeze umugabo aza agaciro k'umugabo kurusha umukobwa ibyo ndabivuze ko ntacyo baje noneho wanyuze ndi kubikamata nkabyumva uriya mugore akeneye umugabo kurusha umukobwa we kirumvikana uriya mugore wigeze umugabo akamubyaraho umwana umwe ntibakomezanye akeneye umugabo yizera kurusha umukobwa we icyo ndacyumva ariko ndashaka kuza ntacyo cyandika ahantu kugira ngo hatagira agatakara uriya mugore iyi myaka yose kugeraho ashegera umugabo w'umukobwa we
ashobora kuba yarifashe yarabuze umugabo yakwizera mbere ariko aribwa none arabizi icyo umugabo bivuga ntabwo wamugereranya n'umukobwa ukiri isugi umukobwa ukiri isugi arako twari duturanye indera kari n'akabashuti banjye ku mugezi karwanaga n'abahungu ntabwo kabaga kazi agaciro kabyo ntabwo kaba kakazi ngo umukobwa urwana bamufata gutoya ariko umugore wigeze kurarana n'umugabo ijoro rimwe 2 3 umugore wasutse igisanza ku umwana akamukunda azi inzira ya byose afite ibikomere biruta by'umukobwa bari kudetinga nta n'amahuriro uyu mugore afite ibikomere noneho yabuze umugabo yizera ngo amushyire mu buzima bwe cyangwa se uwo yashakaga ntiyamubonye kandi yanze wenda kwiyandarika ngo agire benshi noneho abonye umukwe we avuga ati cyangwa se wenda n'umukwe arakwama hari ibindi bari kuvuga ntari kwemera neza n'umukwe abigiramo uruhare kandi noneho umukwe utereta nyirabukwe ntabwo birabura kubera ko abantu bagira ngo bari kuganira ku bunyirabukwe ku bukwe oya wigira ako kantu ntabwo ngakunze hano ibiganiro nuvuga ngo wowe na nyoko bukwe musohokaniye muri hoteli mukicara muri jaride abantu bakaza vasi uyu ni mama wa madame ubyubashye nk'aho bagira ngo mugasangira agafi ejo mukagaruka mugasangira agakoko ejo mugafata icyumba ashobora kujya mugiye gupanga wenda ko wasigayemo inkwano ugiye kumubarira nguzimu cyangwa ko umukobwa wawe yananiye yego nyine uruganiriro rw'abantu rw'umukwe na nyirabukwe ruragutse cyane nta urugiraho duti kuba yamutwara mu modoka bakarenga ikabuga bakagerenga Rwamagana bagiye mu Kagera ushobora kugira ngo umukwe na nyirabukwe bagiye kugura isambu ikayonza nta muntu wabigiraho ikibazo habe namba umukwe na nyirabukwe bemere kwicarana bakaganira so kubabona ntago wavuze induru ngo mbonye runaka na runaka nta nuwahamagara umukobwa ngo mbonye umugabo wawe na nyoko abati yewe umugabo wanjye akunda mama ayinya urabyuka akantu nigeze kukubwira ko umugabo wabwiye umugore ngo tegura bagage tuye gusura mama umugore agategura envelope kari bikiro cy'umuceri n'ikisukari none umugabo akatwara umugore akamujyana kwa nyina w'umugore umugore agezeyo aratungurwa ati no wari wambwiye ko tugiye kwa mama wawe no aravuga ati bombi ni ba mama so kubwira umugore ngo tubonye umugabo wawe na mama wawe ati nawe amufata nka mama niyo mpamvu byamaze imyaka myinshi yatagiye kumunegosiya imyaka kugera kuva bagishakana bya 2019 2020 birangira amuzanye umugore yari afite urugendo rwo kujya Tanzania nubwo atavuga byari bimujyanye ariko ndakeka ko yaragiye kureba se nko kumwaka udufaranga ngo tubasapotinge kuko bari afite inyubako itarangiye umugabo nawe strategy mubi cyane avuga ngo ndagucungira kuri uru rugendo ambwira ngo ku munsi yagombaga kujya Tanzania uwo mugore nibwo nyina yinjiye muri urwo rugo umugabo yaramuteze umutego avuga ngo either arasiba urugendo yite kuri nyina cyangwa se arasiba urugendo azahangane na nyina cyangwa se aragenda sigarane na nyina umugore afata umwanzuro atireka nigendere nubundi igihe wahereye ubishaka ntacyo nasubiza inyuma aragenda amara Dar es Salaam icyumweru aragaruka asanga nyina ari mu rugo ibintu rero byamuteye agahinda gakabije urumva yarwanye nabyo mbere uko nyina aza 2021 nyina agera mu rugo ajya mu cyumba cy'abana babiri umwana w7 n'uw3 abana bajya kurarana n'ababyeyi se na nyina ngaho ibaze icyo cyumba icyo gitanda kingana gute kiraraho abantu 4 abana babiri umugore n'umugabo hanyuma se banyarwanda nako bavandimwe turi kumwe hano icyo gitanda wagikoreraho iki ari wabo bana uri kubyumva hanyuma se niba ntacyo wagikorera hari abo bana uzagikora ryari umugore n'umugabo bazifata bajya muri rogi ariko umugabo na nyina uko bajya muri rogi ubwo nuko kuva 2020 umugore ntigeze abonana n'umugabo ku gitanda cyo mu rugo
sibyo se wabashyiraho bana niba ari mu cyumba bararamo n'utubati twabo niho turi umwana umwe araza kureba ikaramu ndaza kureba ikayi no kumanywa ntimwakwihengeka nibishoboka iyo myaka uwo mugore urumva ahanganye n'ikindi ki nyirawukuraho waje adashaka ariko amushyize muri condition zituma umugabo atamubonera umwanya kandi uwo nyirawuke waboneka kuko bajya hanze ibyo birarya umugore nkaho bidahagije abona inzu ya make batuye mu Rugarama hari mu Miduha abonye inzu ya make begeranye avuga ati niba umugabo yarashaka ko nyirabukwe aza hafi ariko hafi si hano mu rugo reka tumugurire inzu hano twegerane none abari mu muryango kuko arazi ko nyina afite amafaranga avuga ati mama hano ino nziragurishwa yiguri nyina nayigura koko 2020 ngo yigiyemo mu kwa 9 2023 kandi nziraho akiri mu rugo rw'umwana we n'umukwe urumva atari uwo mugore atari gasaraba so rero uriya mubyeyi uriya mudamu byagezeho biramurenga nyuma kuri finali intandaro manza yabaye ko bamusohoye mu nzu ubona uriya mugore yarahungabanye cyane cyo kurashimira abagore b'abanyarwandakazi mu bintu batinya relation n'umukwe ziba limited presque inexistant nta n'umukecuru wo mu Rwanda wishyuza umukwe ngo kutansura abwira umukobwa ati kutohereza abana ngo bansure ariko kumwishyuza ngo umukwe wanjye ko ataza ariko buri mpamvu babiziririza si uko baba bazi ko hashobora kuvamo ibyo bindi oya biterwa n'imyaka ikibazo cyabaye kuri no kesi nuko umugabo umuntu oya biraziriza n'umuco nuko oya rega kirazira kubona ubwambure bw'umwana n'ubwa nyina ntabwo bishoboka ni imyaku n'inka zaramburura yes birazira noneho rero uriya mugore araje ibyo byose arwanye nabyo none bata ikindi rero wa mubyeyi ageze muri rwa rugo umugore nyiri urugo ntiyongeye kugira access to finance ngo no guhaha ibyahashywe bikabikwa mu cyumba cya mukecuru agakinga yaba yagiye ku kazi n'umugabo yagiye ku kazi nuza umugore yajya guteka bimwe akabibura yajya gushaka umunyu urakingiranye inyanya sauce tomate birakingiranye urumva ni yindi shock niyo ataba yarigeze afata umugabo we na nyina baryamanye ariko kubuzana akamuvanaho responsibility ni ikosa ry'umugabo so ikosa rero ryabayemo icyo cya waruvuze kugira ngo nkigusubize wakabaye narutira ta parole umuco nyarwanda urubakitse ikosa ryabayemo rya mbere uriya mugabo washatse uriya mukobwa arakuze biyingayinga imyaka ya nyirabukwe donc ni nka generation ya nyirabukwe kurusha uko ari generation y'umugore we yego urabyumva so rangaje zijya gusa uranyumva ni nko bavuga wenda Idrisi na nyirabukwe nawo mu myaka bashobora kujya kungana so rero iyo mvuze ngo rangaje imivugire paraporo ya experience n'ubuzima baraciyemo ijya gusa kurusha uriya mukobwa kugira ngo yumve rangaje y'umugabo we umurusha imyaka 10 n'ingahe bifata umwanya bikanamuvuna kandi we yaje gushaka burya umuntu abagore bakiri batoya binjira mu ngo bagamije kuzibungabunga ngo zizarambe ariko urujemo ari opportuniste we n'icyatuma rusenyuka uwo munsi yagikora niyo mpamvu umubyeyi ataje ngo aberereke avuga ati uru rugo rufitemo n'urw'umwana wanjye ibintu reka bigumishe mu maboko ye yemera gufata izo responsibility ubundi wakabaye ubitinya niyo waba uri nyina w'umuhungu so rero icyo bavugaga rero ngo babatinya ibyo akenshi iyo ushatse umugore mujya kungana mu rutanwaho imyaka 5 bivuze ko ababyeyi banyu nibo bangana simwe mungana nabo amakosa ya mbere ni iyo ekari iri hagati y'umugabo n'umugore ahubwo iyo ni ekari iri hagati y'uriya mukobwa n'umugabo we ni ndende kurusha ekari iri hagati y'umugabo na nyirabukwe none ko nyirabukwe so rero si ikibazo cyo kubitinya kera byo byaraziraga bikaziririzwa kuko paraporo y'uburyo ingo zashingwaga
ngo zashingwaga wabanzaga kureba umuryango ukagira umuranga tusa nta kubitekereza. None ko nyirabukwe yavuga ati uyu mugabo rwose ni n'umukene nta nubwo asa neza si mwiza. None uwo mugore icyo akeneye n'ubukene kuko nabikubwiye. Icyo nakubwiye icyo akeneye n'ubukire. Akeneye icyo cy'umugabo. Kandi azi uko kimera kurusha uriya mukobwa we. Uriya mukobwa ibyo yigira ni umwana mu rugo. Nyina niwe uzi agaciro k'umugabo, niwe uzi icyo cy'umugabo, niwe uzi uko umugabo aryoha kurusha uriya mukobwa. Uriya mukobwa aracyabyiga kandi nyina we yasogongeyeho hava muri ya mwana. Ukena se nese icyo akeneye n'ubukire. Ubukire si finalite. Ibyo ntibakabigira urwitwazo. Munsi y'umukandara ntago harebwa ubukire. Igihari kirazwa. None se izi mpande zose ebyiri ko wakira se wagira miliyoni 100 munsi y'umukandara adakora wakumva wishimye. None se muri Bibiliya iyo bakubwira ngo ibya Uriya Dawudi bikiri biki yigeze areba ngo nta hantu sujya wumva abatware baryamaga n'abagore babagaragu n'abaja. Ese uwo ninde wo kuvuga ngo umukwe warakene? Icyo mukenewe ntabwo ari ubukiri, icyo mukenewe ni munsi ya ceinture. Munsi y'umukandara. Roba ventre. So rero ibyo namatakira ngoye. Namatakira ngoye ntabwo icyagabije ari amafaranga. Kandi nuriya mugore ntavuga ko cyo nyina yaje gushaka ari amafaranga. Ahubwo yatumye urugo rwe rusenya. Hanyuma k'abantu bavuga umuntu watekereza ati wenda uyu mugore ko gatanya ari muri procedure yari hafi kuboneka bakaba bamwambuye abana babahaye se hari n'impamvu ubwo wenda urukiko se urumva kugeza kuri ubu abana ntabwo buriya no kugira ngo avuge asakuze cyane abana barabatwaye byemejwe n'urukiko se kugeza kuri ubu ntabwo gatanya iraboneka ariko bamaze guferinga documents bategereje gusa ko iboneka ariko byararangiye. Nimba ari urukiko nimba ari inzego zibanze cyetse niba ari umusazi abana tuvugana mu mategeko umwana wo munsi y'imyaka 7 umwe no mu myaka 8 uw'umunani we birashoboka uwitatu se abana rero ubu bari kwa papa we aravuga ati ubwo wenda noneho aravuga ati abana banjye nzabageraho nte ko abana banjye bagiye kurerwa n'umuntu batazi. Ubundi iyo bavuze umubyeyi bavuganye na umuntu nicyo bivuga uriya mubyeyi bavuganye na umuntu 80% dora parente ni maternelle. Paternelle ni finance. Uranyumva ni finance. Nese nta mugabo ntatwita ntiyonsa ntajya gukingiza ntaheka ntakikira nta nyarirwa usibye gucana itara ngo boze umwana no gutanga amafaranga kwishyura ibitaro na maternité no gutanga izina no kwishyura za minerval. Iyindi relation y'umwana na se ni iyi iri atasha twahereye ku gutwita tujya mu kubyara tujya mu konsa tujya mu guheka. Ibyo byose umugabo ntaho abari kandi hariya niho umwana aba yankesa l'affection parentale. Umugabo c'était financier abantu bakabye ntagire n'ujya hanze y'ibyo keretse abagore babasinzi cyangwa babasazi bafite ibibazo byo mu mutwe. Ko ari bushuti wanjye we bigeze urukiko rwemeje ko umwana abana na nyina none mushuti wanjye yohereza aba cameraman n'abantu ingenza zikajya zifotora umugore we yaraye mu kabari akora fayiro hamwe bamufotora saa 9 inyamirambo yaraye mu kabari ahandi bamufotora saa 7 wamugara avuga ati ngaho uyu muntu niwe mureresha umwana wanjye urara mu kabari usa umwana ari kumwe nande urukiko ruramumuha. Ariko ubundi munsi y'irindwi umwana agomba kubana na nyina. None ubwo nta mpamvu ihari nta mpamvu ihari kuri amugore yatumye genda gake gide. Impamvu sindeba ku y'umugore gusa impamvu zishoboka. Impamvu za mbere uriya mugore kubera ko ahanganye n'umugabo na nyina karitsisha ko aramuhinduye umusazi ubwo bakabona ko adashobotse kugira ngo batange raporo imwambura abana kuko nyina n'umugabo bafite imbaraga kurushura mugore. Ura mugore ni vulnerable akeneye amamuvugira. Umeze nk'umuntu uri kumuvugira no kubera amarira yarize. Ngewe ni nako kazi kikanje ntago ari cyo ndamuzi se. Ariko umuntu hanganye n'umugabo we na nyina ubwo si vulnerable. Sont 2 contre 1, n'est-ce pas? Si. Hanyuma 2 plus âgés 2 fois que elle.
ufashe imyaka y'uriya mukobwa ugafata iyo umugabo ukayiteranya niya byakuba gatatu iyi n'est-ce pas urumva ikibazo ahanganye nacyo ni vulnerable icya kabiri yirukanwe mu nzu nuvuga ngo mu kwemerera abana ko bajya kuri se hashobora kuba habayemo ikimenyane cyangwa kubogama cyangwa se baramaze kumwanduriza isura guhora tukana wenda kwera ibibazo cyangwa hari impamvu zumvikane reka kutabivugana zumvikane zigomba kuvugwa ngenda tera imetero ariko nicyo kintu turabizi ko societe yacu ikunda kubogamira ku bantu babanyembaraga umugabo niwe afite imodoka akafite nyirabukwe ukora kugira ngo bapyinagaze uriya mukobwa wabo babikora inzego zose bakazinyuramo turanyumva ikindi amashyari iyo habaye gatanya mu kugabana imitungo uruhande rugiyeho abana rutwara 75% kubera amashyari bashobora kubigoreka bakerekana ko abana nubwo ari bato bakashyira ku mugabo kugira ngo atware ya 75% bakavuga ngo uyu mugore natwara abana mu mitungo aratwara 75%. Icyo cyo kiri inyuma nubwo batakivuga uruhande rugiyeho abana 75 kuko muragabana 50-50 n'est-ce pas mwarangiza 25 ikongera kutwaye abana icyo nacyo gishobora kuba kibyihisha inyuma bigatuma abana bajya hatari ngombwa cyangwa hatari kuri nyina kuko ahagiye abana niho hayengekerwa ntago bajya kivuga we ayinya turabizi kugira ngo ufate umwana w'imyaka 4 keretse nyina afite ibyangombwa by'indera ko yasaze bigaragara ko ari icyomanzi ahora yiyandarika ashobora kubafata nabi akabagirira nabi akabaraza ubusa urabyumva ntabagaburire ntabambike cyangwa akajya bakubita iki nicyo cyonyine gibishobora uribuka urugero kese tugeze gukora ntuza ya Kicukiro uriya mugore bari basohoye mu nzu afite abana babiri ntabwo kutwara twari dutoya abana bari kumwe na nyina bahita bategeka umugabo indezo ko bari barasezeranye ivangura mutungo so nuriya byanze bikunze ubwo gutinya indezo no gutinya ko hajya imitungo ibyo rero ni ibintu societe yacu igenda igafunyanga igafafarika kugira ngo nyakamwe utavumba mu bakara urabyumva nyakamwe ntavumba mu bakara uriya mugore yahindutse nyakamwe isa ni Tanzania ninde wundi wo kumuvugira ubundi ninde wundi wo kuvugira uriya mwana agambaniwe umubyeyi afite mu Rwanda ni nyina umuvandimwe afite ni umugabo we kuko yavutse ari umwe uwamubyaye ni uri kumuhemukira uwakamuvugiye ni umugabo we ni uri kumuhemukira uriya mugore yabaye nyakamwe ahubwo itangazamakuru niryo ryonyine rishobora kumukurayo iyo niyo societe dufite urumva kurakaye no ndakaye kubera ko hari ibikorwa muri societe tukanga kubivuga ubugiye muri uriya mudugudu ugashaka umuntu wasige kuko ntibyakagombye kuba byararageze nahari ubu se babuze uwo mudugudu umenya aho abana bagana wananiwe kubwira umukecuru atari ko mukecuru kufite inzu yawe uramara iki kwa mukwe wawe ntibari bahari yamaze imyaka 3 afite inzu munsi y'umukwe we atayijyabo bari hehe ubu si cyo kuba management y'urugo yaragiye mu maboko y'uwo mukecuru umukobwa hari ari we nyir'urugo abaturanyi ntabyo bari bazi turahishirana turatinya abantu ngo barakomeye ngo bafite amafaranga umugore ageraho yivugira ngo ngewe iyo ngiye kwa muganga ntega moto ariko mama akagenda n'imodoka kandi imodoka ari yacu no hagira uzana version yerekana kuri mugore yaba yaragize uruhare mu biri kumubaho naho icya kabiri uwo mugore w'umwintellectuel nyina mu kwisobanura abanza kuvuga ngo ni umukene abakene ntago bakenerwa amatseri de sex amatseri y'ibyishimo ntago umukire utanga ibyishimo umukire atanga amafaranga urumva umukire atanga amafaranga ntago atanga ibyishimo ariko arabigura ariko ntago uri umunezero ese ubu uyu mukecuru we yumva imivumo abantu bari kumushyiraho kubera kwambura umukobwa we umugabo yumva bizamumarira iki bizamugeza he niko yari afite se umwana w'ikinege ubusazabyarana n'umukwe we igisubizo ni we azapfa nta wundi mwana kandi uwo yari afite yamaze kwitandukanya nawe nuko imivumiza azajya kwa muganga buri umugemuriro yamaze gushwana n'umwana umwe wenyine agira wenda atahukanye umugabo arajyana
nimba ari byo guko nawe si umugabo rega wowe n'umugabo ni samabwa ni samabwa oya ndabisubiramo zandege ni samabwa ni gute wateza krize mu rugo wishingiye wamubwiye agasubira iwabo cyangwa yafashe uriya mukobwa atareba nyina ibintu bikazamba iwawe uraho urumva amaze niba ari no kurambirwa uriya mukobwa yashobora kuvuga ati dutandukane mbane na nyoko urumva ibintu yateje mu muryango nyarwanda kumva ko umukwe yarongora umugabo yarongora umwana na nyina ahubwo abagabo baziba bakagombye gufata gahunda uyu mugabo tukamufatira imyanzuro tukamufata nk'iki ryabareze yacaho bakavuza induru tukaorganiza nk'abamotari ijana baherekeza imodoka bavuza ibihoni niko bimeze ubu yari gusebya arica umuco arazana amahano cyangwa se quartier bakamwirukana bakamushakira agasozi ke wenyine bavuza ibihoni bakamushakira agasozi ke wenyine ko n'umunyamahano no kumuramutsa ni uyu nge ntabwo twakwicarana kuri kontwari mu kaba n'ikirahure cyajya gikoze nakimena umurabutswe gake yewe data oya manye imivumo igenda ni imivumo yigendera ukimurabukwa yinjiye reka nkubwize ukuri yego nyoko bukwe yagusuye uzajya uzinduka ugenda ugaruka yavuye muri douche n'amazi yakarabye ntiwakagombye ntabwo yagombye kuva muri douche ngo ujyemo cyangwa ngo uvemo ajyemo usibye no kuvangura mureba cyangwa urakora kuri esumeye cyangwa igitenge cye n'amazi yakarabye niba se yakarabiyemo nuka bajye bayigiza kure abo buso byo barabimenyera abo se ariko abo ntango bitagira bubu ariko kamemo ba nyirabukwe b'abantu ba kino gihe hari ibyo babayemo abigiye kizaza ariko ba nyirabukwe bacu bafite za 60 70 ntabwo ari abo ariko nabo bagomba kubimenya boya byarangiritse byamaze kwangirika ariko nk'uyu mugabo ngiye nakubeshye namukatira agasozi kiwe pe akajya ahantu atagira undi bavugana aho ageze yakusaba ikintu bakakimwima amafaranga yavuye mu mufuka we bakayanga urabyumva yagera Nyabugogo bayiba bati aciyeho iko bimeze mushere n'amafaranga bakayanga erega ubwo nuko nabikubwiraga abo ngabo nakubwiye twigeze guturana nabo akato kari gahari uziko yinjira mu kabari ari kumwe n'undi muntu hari aho agera bakanga kumwakira none abana be bacaho akari bo babaye iciro ry'imigani nta gitangaza none se wagira ucana gutya ngo ukazagira abo bana nibo baba babashe oya uriya mugore yahuye n'akaga gatoroshye urumva abantu baramukinira hejuru kandi bamurusha ubwenge hahandi bashobora no gupanga ibintu mu kinyiranyindu ntiyumve ibyo bari kuvuga uriya ashobora kuba afite 30 tufata urugero sibyo umugabo afite 45 nyina afite 60 ubwo yabo ningaho yiteranyije 45 kongera 30 ni 105 kuwa tarani bamukubye gatatu urumva ubwonko bumuri hejuru wumvisha ibyo umugabo yamukinnye agiye kujya Tanzania ntabwo yari kupfa kubivumbura ahanganye n'ubwonko bumaze imyaka 105 ku isi ubwe bumaze 30 ni gute nta muvugira ubundi ntarabona ibindi bintu byerekana ko yigeze kuwenda hari bibi yakoreye umugabo hari bibi yakoreye abana hari ibyo yakoze muri quartier hari ibyo yakoze yiga ku ishuri kuko biragaragara ko nawe yasoma hari ibyo cyangwa yigeze kurwara akagendera uriya mugabo yashaka gukora dossier neza yari kumushuka cyangwa akamuha ibi yayuramutwe akagira ifishi y'indera none ubu akaba tugati madamu yarasaze niyo mpamvu yanze gucumbikira nyina ubu nibwo twari kuba tubyumva ibyo dossier bwo yaba yirangije atubwiye ati dore yeze kuba indera ukwezi afata bya haridoru n'ibiki byose bya depakini bivangavanze akazana certificate y'indera uyu mugabo ari kuvuga ati rwose madamu twagize ibyago madamu ubwonko bwe buratokorwa niyo mpamvu mubona yanganye n'urunuka rwose ibyo byashoboka ibyo ntabyo turabona ubu rugira inama uno muryango wose wawugiriye inama ko byamaze kurangira se ubu byararangiye nagira inama abantu bo mu nzego z'ubutabera bazagerwaho n'ino dossier bazaha agaciro uriya mwana nizo metero ndi gutera mu myaka yabo
bazabiha agaciro. Umwana ahanganye n'ubwonko bukuze, n'amakosa yakoreramo. Menya ngo umugambi ucuzwe n'umuntu wa 45 awucurana n'uwa 60, wowe bawugucura ufite 30 ntacyo wakuramo. Habe namba n'abavestina ni ngibi bagiye bagwamo, bantuwe bakikijwe n'abantu bakabaye babareberera, babarusha icyonko, babusha volume y'ubwonko mu gutekereza, ariko batabafitiye impuhwe. Ibyo nabyo umucamanza agomba kubireba. Hanyuma ikijyanye no kumenya aho abana bajya, byo bazareba uburenganzira bw'abana, n'abavoka b'abana turabakeneye. Muri izi manza za gatanya nkeneye ko nibura mu myaka 5 tuba dufite abavoka specialiste b'abana biga dosiye y'abana, pana kuvuga ngo itegeko rivuga gutya. Barajya kwa nyina, barajya kwa se, barajya akosondi ntara abantu bashinzwe kureba bande bitwa gute mu rubanza rwa gatanya. Urabona umwavoka w'abana, oya ndavuga abantu bashinzwe abana, kuburanira abana, kuba barahari se umuntu urwo rugaga rwitwa guki, umuntu wa ntarwo. Oya mu rubanza rwa gatanya urabona mwavoka muri gatanya mu buzima busanzwe hanze ibyo ni bisanzwe. Buriya mayibo bigize ikibazo hari abavoka za karadira bashaka, hagurukira bashaka, ariko mu manza za gatanya abo ntabahari. Ibyo rero bigomba kuba considered. Uriya mugore akagira ibyo ahabwa, noneho agakurikiraho yindi etape. Avoka wuriya mugore inyuma y'urubanza akanamushakira psychologist wo kumugarurira impagarike mu mutwe yarahungabanye. Ibyo ngibyo ashobora kujya atari umwavoka ubimubwiye, dore udufaranga ni dukeya, akagomeza yangirika. Akeneye amavizite y'umusaikologist mu gihe nibura cy'umwaka, none akagarura ubuzima. Uriya ashobora no kugeraho yiyahura. Ntibizavuge ngo urubanza rurarangiye, ngo byarangiye, ngo dore ngo fata ibi, ngo fata ibi. Oya, direct kwa psychologist akamwakompanya, akamwereka uko agomba kwakira ubuzima, akamwereka uko agomba kubarera biriya, akanabyibagirwa, agatangira ubuzima bushyashya. Naho uriya niyo wamuha miliyoni 5 ngo najye gucuruza, biriya bintu bimuri mu mutwe, uriya ni wa wundi baha 2 akagaruza 5. Buri kanya wamubwira ngo mpereza peteroli akagwa glycerine, kuko buri kanya ari kureva, agahita atangira gukurura image wenda yakajisho umugore nyina n'umugabo we barebanaga, akaba ari kubikurura. Nawe urimo urakurura isabune ya citro ushyira mu mufuka ntakubone. Mu kanya wambwira uti kutangaruza naguhaye kandi ntawe wigeze umuha, agahita avuga wamaye yangahise ya 5, agahita guhereza 2 nta nicyo watanze. Kuriki ntabwo ahari, bizasaba umwanya ngo bimuvemo, kandi zabivanwamo na accompagnement nzima, inshuti nzima, abamuciraho urubanza bakeya, abima amatwi, hanyuma agira umuntu ukina n'ubwenge n'ubuzima bwo mu mutwe bwe, abugarure ibumuntu, abuvane buzima. Ni kuri abantu batwangirikana. Kandi ubwo n'umwana nabari abana muri ziriya mpaka, uw'imyaka 8 ugageze mu kangahe, mu 2 cyangwa mu 3 ari kureba. Uriya ni uzajya segonderi akajya ategereza ko samusura cyangwa nyina, akajya abona abandi bana bari gusurwa na couple, we nyina kazukwe na sakazukwe, kandi umwe kwaje Isaka avuga ati shase ko nyoko yanyi yigize ishyano, nyina nawe yaza wabonye se ibyo mama yankoreye na so mwana wanjye byihorere. Ubwo uri kumubika ibindi bitatuma aperforminga mu ishuri, nawe nyuma bikazamuviramo kuba yakwiyahura cyangwa akazaba umuntu utuzuye udakenewe, babandi nakubwiraga, kuko yabayeho nta rukundo yabonye. Bya bindi yo kubaha bakaka, abana bubaha ba nyirakuru, uyu azabikomora ku kisi namara kumenya ko nyirakuru yasenyeye nyina, azamubaha. Yishwe. Aba nibo bacikamo bakamukamo icyanga cy'urushako, ko yabonye yagize experience y'urushako rubi rumuri ruhande, urushako rubi rwa nyirakuru, urushako rumwe rwa nyina, urushako rubi rwa se. Uyu uzajya kumubwira ngo baje bavuga ngo uyu ni wa wundi baterera iva akakubita urushyi, icyo nshaka kunjyana. Ubu buzima tuba tureba abantu uburyo baha agaciro umuryango, ni paraporo y'uko iyabo yari imeze. Kwazana ibirabyo akabireba, akabyinukiza, kabikukubita. Ibi ni ibicyuza na wowe.
okay dusoza mana yanjye ntago nigeze namamaza dusoza ari filime ako kanyuma nsorejeho ku muntu wahuye n'ihungabana abantu bazarebe filime y'Intanzania yitwa Scholar urumva yako umuntu witwa Scholar umubwira ikintu cyitwa mariage akakubwira ngo nzi urukundo nzi urugo nzi urushako ariko yaza agushakaho akishyamba nta kibazo umuhungu rero bageze gupanga mariage Scholar arabyibagirwa igihugu kiza kize gufata umugeni n'ibirabyo akajya byinukeza kimutera kimutera kumba umukobwa yari yarahungabanye mu rushako rwa mbere yarazinutswe abo bantu nibo tugenda tubona ibintu ugenda ubona ku bantu kenshi iyo ukoze tracking ugasubira ahabanje habo ugenda ubibonamo ariko ntawe ufite uwo mwanya nta n'urwego nabishinja ariko abo tubona bose ni free ni resulta yaho banyuze yes Premium Construction Group daraniwe pe n'aba engineer mubashaka kuri 07844252 cyangwa 0785598046 bakorera Remera munsi ya REB uciye kuri control technique n'aba engineer bafite ibiro i Remera muri Kigali ni Rusizi undi mufatanye yuko rwuri hafi ni La Vista Kigali hari ya mwizindiro ku kizunguruko kuri rompuye igana kuri Azamu no mu nganda munsi y'umuhanda na kabari ka mushiki wacu waza ari umunyamakuru Sostene Musonera 0785804080 habera igisope muri weekend hari amashambure meza afite utubaraza afite na za salo igikoni cyabo cyo impeccable habera inama nabo nabafatanye ko rwo bari hafi kuza mwihangane ntabwo mvuze byinshi ariko nako byinshi byo nanabivuze mu kwamamaza mvuze bikeya ndananiwe mwihangane kandi no dossier yasabaga gutekereza cyane kugira ngo ntagira ibyo nangiza ariko nanone mvuga ibiri ukuri iyo filime yitwa Scholar cyangwa Pretty Girl ni muyireba muzayibona nawe byarangiye ari uko agiye kureba umusaykologist abitegetswe n'umukoresha aramubwira ngo nutajya kwa psychologist tuzakwirukana ariko yarasigaye abakozi yirwa hondagura atondagira abagabo kubera iki yaranze cyitwa umugabo kumbe yari afite ibikomere yavanye mu rushako so rero n'uyu mugore ibi procedure za judiciaire zikomeze babona gatanya batayibona bagabana imitungo batayigabana ariko abantu bagerageze zahaguruka za Profame za Crado bareba uburyo babona uyu mubye uyu mudamu akabona abantu bamwitaho bita ku buzima bwo mu mutwe bwe kugira ngo agaruke muri societe ko aracyari mutoya ariko ubu kumwizera uyu ni wa wundi utwara agiye Nyamirambo akirutura Valence Shyorongi ni ibi ngibi bitera yego nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane mwese ko turi kumwe mu kiganiro mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha